Ikaze ku rubuga Iyungure. Urubuga mumaze kumenyera na ahantu twunguranira ibitekerezo tukareba ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa n'abahanga batandukanye baturuka mu bihugu hirya no hino cyangwa se ku migabane itandukanye, turebera hamwe uburyo umuntu ashobora kugira ubuzima bwiza cyangwa se agashobora no kuba kuri iyi si neza birumvikana mu gihe agifite ubuzima. Mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi kuri urubuga Iyungure, reka tubabwire ko aha turi ni kuri Sande Park. Sande Park murabibona ni ahantu hari ibiti bitandukanye, hari ubusitani bwiza, ni ahantu ushobora gufatira amashusho ukaza usa neza, ni ahantu ushobora gukorera ibirori bitandukanye. Birumvikana muragenda mubibona, abajya bambaza bataho hantu uburi ni hehe, ni hano munsi ya SOS. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, ariko nanone twifashishije ubushakashatsi butandukanye, abahanga batandukanye bagiye bavuga kuri iyi vitamine C umuntu ashobora no kwifashisha cyane muri iki gihe duhanganye n'iki cyorezo cya Covid-19. Bitavuze ngo amabwiriza n'ingamba zagiye zishyirwaho umuntu yabireka byanze bikunze. Kwirinda iyi Covid-19 no kwambara agapfukamunwa, no gushyiramo intera, no gukaraba intoki kenshi gashoboka, ariko nanone umuntu ubishoboye agafata iyi vitamine C byafasha cyane kuko irafasha kuba iki cyorezo kitashobora kugufata mu buryo bworoshye. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iyi vitamine C. Ese abahanga barayivugaho iki? Ni mukanya kuri urubuga Iyungure. Mu ntangiriro twabibabwiye ko iyi vitamine C yakwifashishwa cyane muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya Covid-19. Muri ibi biribwa rero icyo abashakashatsi bahurijeho cyane cyane kigarukwaho cyane n'urubuga rwa Healthline ni amapera. Ushobora kwibaza uti se amapera yafasha gute cyangwa se arimo vitamine C ingana iki? Mbere yuko tuvuga kuri iki kiribwa cyangwa se kuri urubuto rw'ipera, reka tubanze tubabwire ko ubushakashatsi Healthline yemeje ikigero buri muntu agomba gufata buri munsi bitewe n'imyaka ye. Ahangaha turavuga vitamine C miligrama 90 ku bagabo, miligrama 75 ku bagore. Abantu banywa itabi bakarenzaho 35. Aha ndavuga miligrama 35 ku munsi. Kugira vitamine nke vitamine C birumvikana byoroshya amagufa, amenyo n'ibisebe bigatinda gukira vuba, n'umunaniro uhoraho. Aya mapera rero yaba umweru cyangwa umutuku wayarya bisanzwe. Murabizi ko ipera bararihekenya cyangwa ushobora kurishyira mu mafunguro, aha ndavuga no nko muri salade n'ahandi hatandukanye, yewe wayakora muri jus ukayinywa. Amapera akungahaye cyane kuri vitamine C. Ipera rifite miligrama 228 ya vitamine C kuri buri miligrama 100 yuzuye fiber na proteine. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu urya byibura amapera 7 buri munsi mu gihe cy'ibyumweru 6 bimugabanyiriza cholesterol cyangwa se blood pressure mu mubiri we. Ikindi kiribwa rero cyangwa se urundi rubuto rugarukwaho n'abashakashatsi batandukanye ni indimu. Indimu yo ikunze no gukoreshwa n'abantu benshi, ariko nanone umuntu ugomba gukoresha indimu kenshi cyangwa se kunywa indimu yaba mu mazi cyangwa se kuyirya bisanzwe ni umuntu udafite ikibazo cy'igifu, kuko kurya indimu bishobora kumwongerera noneho ugukomera kw'iki gifu. Ariko ku bantu badafite ikibazo cy'igifu iyi ndimu ifite akamaro, ni nayo tugiye kuvugaho ibyayo, uburyo abashakashatsi bayigarukaho ndetse n'ibyo bayivugaho. Indimu ikoreshwa mu binyobwa ndetse no mu biribwa. Indimu izwiho kugabanya umuvuduko w'amaraso kandi igafasha amenyo kugira ubuzima bwiza, igatuma ugira inzara zikomeye, ituma utakaza ibiro, iturinda amabuye aza mu mwijima, ituma tugira uruhu rwiza kuko yubaka korajene. Ikindi abashakashatsi bagarukaho ni poivro.
poivro murayizi ikunze gukoreshwa mu biribwa bitandukanye, yaba kuyiteka umuntu akayitekana n'ibiryo bigashya, yaba kuba umuntu yanayirya yonyine muri salade, yewe no kuba umuntu yayishyira mu ruvange rw'imbuto cyangwa se mu ruvange rw'imboga. Iyi poivro igira akamaro kanini cyane, ni nako tugiye kubabwira cyane cyane tuvuga ibyo abashakashatsi batandukanye bayivugaho. Iyi poivro rero nanayikundisha abantu bashaka kugabanya ibiro kuko nabyo yabibafashamo. Yuzuye antioxidant zifasha amaso kuba yabona neza ndetse zikaba zanayarinda ubumuga bw'ubuhumyi. Mu bindi bivugwa n'abashakashatsi harimo urubuto rwa kiwi, nubwo rudakunze kuba hano mu Rwanda, ariko kandi kiwi nayo ikungahaye cyane kuri vitamini C. Kiwi ni urubuto rwo gukoresha ushakamo vitamini C. Miligrama 100 za kiwi zifite miligrama 93 za vitamini C. Ni ukuvuga ko uriye kiwi ebyiri ntoya ku munsi bizaguha 100% rya vitamine C ukeneye ku munsi. Kiwi kandi ni urubuto rwiza rushobora gufasha umuntu kudasaza imburagihe. Ifasha kandi kutagugarara mu nda cyangwa se kutagira constipation. Ababyeyi batwite ni byiza kuyikoresha kugira ngo umwana mu nda abone intungamubiri nziza. Aha mu bindi bigarukwaho bikungahaye cyane kuri vitamine C harimo brokoli. Brokoli ikabiba mu muryango w'amashu ndetse na shufureri. Miligrama 100 ya brokoli iguha miligrama 89 ya vitamine C. Igiramo potassium nyinshi, vitamine A ndetse na vitamine K. Igufasha kandi kutagira inflammation na pain. Ububabare urabwibagirwa iyo ukoresha cyane iyi brokoli. Urundi rubuto ni ipapayi. Ipapayi murabizi igira akamaro gakomeye cyane kuri ba bantu bakunze kugira constipation cyangwa se bafite ikibazo cyo kujya muri toilette. Iyo ukoresheje ipapayi kenshi gashoboka byanze bikunze birakugabanyiriza cyangwa se iki kibazo kikaba cyashira burundu. Ntabwo ari ibyo gusa abashakashatsi babivugaho. Ipapayi muri miligrama 100 zigira 61, ubwo ndavuga miligrama 61 ya vitamine C. Ni urubuto rwiza ruryoshye rwuzuyemo zinc, magnesium, vitamine A na fiber. Uretse kuba ipapayi iryoha iturinda diabete, ikadufasha kureba neza, niyo uyikoresha buri munsi ku bantu bakuze iragufasha cyane. Urebye izamura ubudahangarwa bw'umubiri. Mu bindi bivugwa bikungahaye kuri vitamine C harimo n'amashaza. Mushobora kwibaza muti se ni impamvu ki n'amashaza bayashyizemo kandi kenshi tuzi ko iyi vitamine C iba mu mbuto. Aha ndavuga ya myumvire yacu twese muri rusange, usanga abantu batakurikiye cyane ibiganiro bitandukanye cyangwa se ubushakashatsi butandukanye baba bazi ko byanze bikunze imbuto izo nyine za orange n'ibindi bitandukanye n'indimu ari byo byonyine bikungahaye kuri vitamine C. Nyamara harimo ibiribwa byinshi harimo n'aya mashaza. Aya mashaza tuvuga nonaha miligrama 100 zayo zigiramo 60, ubwo ndavuga miligrama 60 za vitamine C, zigiramo kalori nkeya na fiber nyinshi. Aya mashaza nanone abarwayi ba diabete bayakoresha kuko abamo isukari nkeya. Agira potassium, iron kandi akomeza amagufa. Ahangaha nanone abantu benshi bajya bibaza ngo ese imboga zigira vitamine C? Hari imboga zitandukanye zikungahaye cyane kuri vitamine C. Umubiri wacu nta reserve ya vitamine C ugira nk'ibinure cyangwa carbs. Niyo mpamvu tugomba gufata vitamine C ihagije buri munsi. Nyuma y'aya mashaza ikindi abashakashatsi bahurizaho ni urubuto rw'inkeri. Murabizi inkeri zikundwa n'abana ndetse n'abakuzi.
Icyo twababwira kuri izi nkeri nuko miligrama zazo 100 zigiramo miligrama 59 za vitamine C, zigiramo kandi antioxidant zituma udasaza imburagihe kandi zikakurinda indwara zitandukanye. Ubushakashatsi bwavuze ko gufata inkeri bifasha ubwonko bikaburinda kwibagirwa. Inkeri ziribwa n'ibishishwa byazo. Ku bindi byibanzweho n'ubundi abantu bose basanzwe bazi banitaho cyane ni orange cyangwa se icunga. Aya macunga nayo ntabwo twayirengagije, akungahaye kuri vitamine C nk'uko abashakashatsi batandukanye babitugaragariza. Iyi orange rero ikunze kwitabwaho cyane n'abantu benshi bavuga ko ariyo ikungahaye cyane kuri vitamine C. Icyo twababwira nuko nayo birumvikana igiramo vitamine C, ariko nanone icyo twagaruka nuko miligrama zayo 100 igiramo miligrama 45 za vitamine C. Ikunda gukoreshwa mu mutobe wa mu gitondo. Igabanya stress mu turemangingo tw'umubiri. Ikungahaye kuri vitamine A, ikaba iyi vitamine ari nziza cyane ku maso yacu ndetse n'amenyo. Idufasha kugubwa neza no kugabanya umujagararo. Igabanya kandi ikwirakwiza rya kanseri, ukaba wanagira umusatsi mwiza. Ikindi mu bintu 10 twari twabateguriye uyu munsi abashakashatsi bagarukaho gikungahaye nanone kuri vitamine C n'inyanya. Inyanya murabizi zikoreshwa mu buzima rusange, mu buzima bwa buri munsi, kuko usanga mu ngo tuzikoresha mu biryo bitandukanye. Ushobora kuzifashisha ukora salade, ushobora kuzirya zonyine ubwazo, ushobora kuzikoramo umutobe n'ibindi. Ariko kandi abahanga ntago bazirengagije mu bijyanye nuko ifite cyangwa se ikungahaye kuri iyi vitamine turi kuvuga uyu munsi, ishobora no kudufasha muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya Covid-19. Miligrama 100 z'inyanya ziguha miligrama 23 za vitamine C. Zikungahaye kuri potassium ifasha ku muvuduko w'amaraso, amaso na kanseri. Ibamo karori nkeya ituma utakaza ibiro kandi itwika ibinure vuba. Habamo calcium ikomeza amagufa. Ngibyo rero iby'abashakashatsi batandukanye harimo n'urubuga rwa Healthline bagarukaho bishobora kudufasha cyane kugira vitamine C umubiri wacu ukenera buri munsi. Rimwe na rimwe iyo umuntu abura vitamine C ni hahandi usanga ahura n'indwara zitandukanye zigahita zimufata. Nyamuneka ibi bintu bitandukanye tumaze kuvuga, ibiribwa 10 birimo imbuto, birimo n'ibindi biribwa twagarutseho kuri urubuga Iyungure, mureke tubyiteho. Ushobora kutabona kimwe ukabona ikindi, cyane cyane muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya Covid-19. Bitavuze ariko nanone ngo uzafata ibi biribwa baduhaye uko ari 10 uyu munsi ureke kwirinda. Tugomba kwirinda dukurikiza amabwiriza, yaba kwambara agapfukamunwa, gukaraba intoki kenshi gashoboka, gushyiramo intera na mugenzi wawe, bityo byanze bikunze iki cyorezo cya Covid tuzagitsinda. Reka mbashimire mwese rero abakunze kubana natwe ku rubuga Iyungure, abatarakora subscribe, dore aho hasi rwose muyikandeho mujye mushobora kubona amakuru atandukanye, ubushakashatsi butandukanye dushobora cyangwa se tugerageza kugenda tubakusanyiriza kuri urubuga Iyungure. Mukomeze mumererwe neza, turabifuriza gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.